izina rifite karagiteri 12 wenda reka nandikemo Vumbura. Mbonye atari ngombwa gukoresha izina ryawe bwite. Yes guys, reka nongere mbasuze kandi mbahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko mining project, investment project, ndetse na trading, usibye ko trading tudakunda kuyipostinga. So guys, uyu munsi rero tugiye kuvuga kuri CBDC cyangwa Central Bank Digital Currency. Tugiye kubereka andi ma setting mugomba gukora. Yes, amakuru ya mbere mukwiriye kumenya rero na amakuru ajyanye n'iyi CBDC update. Twagerageje ku updating application ariko byaranze, ntago byaciyemo. Ubwo igihe application iri update ni updatinze ariko aka kantu kanze kuvaho, ubwo no gutegereza igihe application iri update izabonekera. Tuzayibahereza kuri group ya Vumbura community, ndetse tuzakora video tutorial yerekana uburyo mushobora kugenda mwapdatingamo 5/5. Guys, ushobora kwibaza ngo uyu munsi tugiye kubabwira iki mukwiriye gukora muri uyu mushinga wa Central Bank Digital Currency. Icyambere tugiye gukora icyo bita tugiye guhindura izina. Yes, tugiye guhindura amazina. Muri kubona ko hano amazina yacu ari kuri code CBDC 209443. Tugiye kwandikaho amazina yacu ndetse tubereke n'indi setting imwe. Iyo ugiye guhindura amazina, ikintu cya mbere ukora no kuza hano hejuru kuri ikimenyetso cy'umuhondo ugakandaho. Wamara gukandaho ukamanuka hano hasi right setting. Yes, tujya muri setting. Wagera muri setting ukareba hano handitse modify name cyangwa name modification, modify name ugakandaho. Wamara gukandaho, yes guys, muranyihanganira hano no kuza ukandikamo izina rifite karagiteri guhera kuri 2 kugera kuri karagiteri 12. Kizemo izina rirerire, no kuvuga ngo no kwandikamo izina rimwe ryawe. Muri hangana nyihanganira nyine, ngomba kubereka uko ibintu bimeze kuko ari ubwa mbere mba ndi kubikora. Yes, ngiye gushyiramo izina rifite karagiteri 12. Wenda reka nandikemo Vumbura. Mbonye atari ngombwa gukoresha izina ryawe bwite. Ntabwo ari ngombwa gukoresha izina ryawe bwite. Warangiza ugakanda kuri confirm. Yes, urabona ko modification yanjye ibaye complete. Modification yanjye ibaye complete. Ikindi kintu ngiye gukora ni ikintu kijyanye na node setting. Node, uza hano kuri node setting. Yes, email yo twamaze kuyibindinga, tuza kuri node setting. Node setting rero icyo uhita ukora, uraza ugaselectinga utu tuntu tw'umutuku cyangwa akangaka k'umutuku, ugahita ukanda kuri confirm. Yes, ubona ko switch ibaye successful. Ukongera ugakanda kuri node setting. Ushobora kujya kuri kano ka 81, kanda confirm. So ibi ngibi ni nk'ibintu bijyanye n'uburyo bwo kuraninga, nabyita ni nko kuraninga system kugira ngo ikomeze ikore. Nibwo buryo bita node setting. Ibyo byose rero iyo urangije kubimodifia cyangwa kubisettingamo, uri kubona ko hano hejuru hajeho Vumbura. Yes, na changing the name hazaho Vumbura. Nawe ushobora rero kugenda ugachanginga name yawe, hakazaho amazina yawe. Hanyuma ibijyanye no kurisivinga ku bantu bambajije ngo uko bamayininga, ese kuri CBDC bamayininga gute, no kuvuga ngo hano tuba dufite number of blocks. Yes, ni blocks zitandukanye ziba zabonetse zivuye mu cyo bita smart contract, zivuye ku address agiye atandukanye. kugira ngo muri kubona ko nk'aha ngaha ni address yanyoherereje izi
iyi ni address yanyoherereje izi ngizi, nyine nibyo bita smart contract. Izi ni aya ni ama token cyangwa ama CBDC mba ngomba kurisivinga. Umubare wayo ni aya ngaya 70, right? Aya ma CBDC rero agenda aboneka mu byiciro bitandukanye, hanyuma mining yawe ihagarara ari uko ama CBDC yawe yamaze kuzura nibura 148, nibwo mining yawe ihagarara. Iyo mining yahagaze cyangwa izi CBDC zamaze kuba 144, ubusabwa gukanda kuri buto yanditseho receive kugira ngo zikoretinge cyangwa zikusanye zize kwiyongera kuri izi ngizi utunze, kugira ngo izindi bloke 144 zize kubona aho zijya. Aho ngaho nizere ko turi kumwe 5 kuri 5. Ku yandi makuru rero ajyanye n'uyu mushinga wa CBDC, nababwiye ko kudownloadinga cyangwa updating application hano bitagenze neza. Application ya updatinze ntiri kuboneka kugira ngo tubinding ibindi bintu, ariko nabyo tuzabikora. Reka tukande hano tubereke izindi information wenda ziri very important nazo mwari mukeneye wenda kuri mushinga. Urakanda aho ngaho ndi gushyira ama fresh, then processing iraza kubaho batugeze kuri website cyangwa official website y'uyu mushinga wacu wa CBDC. Iyi ni official website. Na tryinze best, nagerageje uko nshoboye kugira ngo downloading application iyi ngiyi ya B, niyo application yo kudownloading updatinga, kuko A yo yanze ntago biri gukunda. So nagerageje ibishoboka byose biranga, ubwo muri hangana mu gihe application yabonetse tugomba kuyibahera mu gihe. So about us, mushobora kuza mugasoma ibivugwa kuri uyu mushinga wa CBDC, ugasoma uko umushinga uzakora, igihe token izagira ku isoko n'ibindi byinshi, impamvu ukwiriye guhitamo CBDC, Lego company, reliabilities zayo, ugasoma byinshi cyane bijyanye no kubikura kwika. Referral program yo twarayisobanuye, tuvuga ko referral program kugira ngo winjize ama CBDC menshi ugomba kurefaringa kuri level 1 ni 10%, kuri level 2 ni 5% maybe. I don't know, turongera kubirebaho mu kanya, ntacyo nshobora kuba nabyibuka neza, turongera kuberaho mbibereke. Hanyuma ni byinshi cyane ushobora kugenda usoma hano, ugasoma ukamanuka hasi, ariko ndagira ngo mbereke what are the founder. This is the co-founder, yitwa Sophia Skawich, niwe co-founder w'iyi project, ni umumama kugira ngo muri kumubona. Hanyuma uyu nguyu yitwa Daniel C, ni product director uyu nguyu. Hanyuma uyu ukurikiyeho yitwa Lewi Son, ni underlying architecture. Hanyuma ukurikiyeho n'umwarabu yitwa Fahedin Lavas, ni investment CEO. Mbese muri make uyu nguyu niwe wamenyemo umufungo, niko mubyita, niwe washyizemo umutahe cyangwa amafaranga muri uyu mushinga. Muri kubona ko ni umwarabu, kugira ngo murabizi ko abarabu ku kintu kijyanye no kuba bafite inote byo ntago tubitindaho. Hanyuma uyu nguyu ni product director, izina rye kurisoma biri very confusioning. Then underlying architecture undi ni uyu nguyu ukurikira, izina rye kurisoma sinaribasha. Hanyuma murabona undi muko founder ufatanyije na wa mugore twabonye hejuru witwa Haber Bujimu, mukabonaho n'ubita Carlos utaragira titre muri projet. So ndakeka arabo ngabo nabereka, kandi ntekereza ko amakuru nari mbafitiye kuri uyu mushinga arayo ngayo, kandi ntekereza ko atari amakuru mabi kuri uyu mushinga wa CBDC. Uyu mushinga wa CBDC nawe ni umwe mu mishinga iri gukundwa cyane, niyo mpamvu nanjye ngerageza kwamamaza uyu mushinga kugira ngo twese
tuzagendane nabo tutazasigara inyuma. Yitwa CBDC cyangwa Central Digital Currency. Reka tumayininge, maybe after 1 year or 2 year tuzabona good result from this project. Thank you for watching this video. See you again later.